uramuvugaho iki uriya mwana rero ngo urukundo rurogeye rugeze kure abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi bazira abantu bimereye neza urumva niba umuntu ashobora kuba yiboneye akana nkashyize hariya ndakagaragaje urumva yego ntago azi impamvu mugaragaje sibyo njyewe ntabwo wazambwira ngo ndagukunda njyewe mubwire ngo ndakwanga oya ntabwo nkoze amahano umwana uvuze umwana ndamukunze bibaye ikibazo muri nyarwinshi ahubwo muri topic erega navuze ngo uyu munsi ngiye gukora operation nazanye list ahangaha ndaje bahereza ukuri ihangane ahandi hantu baraza urumva ngiye ngukunda niba twarakundanaga nkabona windaya y'inshuti zanjye muryamana byose bingeraho nabishoboye noneho tena nkakwanga nyine ndakwanze uramujugunye waraje ari gushaka kuko abona ko umukobwa wajye abonye ufite araje turicaranye yaraje mugenzi we gutya twicaranye kuko araje ndabasengereye umukobwa arangije mugenzi we ashyira muri sebuye gushimye rekana cyo cyarankuruye cyangura ngo yewe none marakarishisha hita ariko genda kagangura umustar man none se kaga we kuri side yawe ubona icyo uri umukobwa ashobora kuba gukurikiranya hari iki na amafaranga no ubustari ni iki ngo ngorangura ntaje kunsa cyangwa icyifuzo cyiwe kaga twenda kugana ku musozo gato nyuma y'ibi bintu byose biri kukuvugwaho ibi bihuru gucamo ngiye kubwanjye na barako bitoroshye uratekereza iki urapanga gukora iki iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes reka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyacyo y'u Rwanda urwanya abarwakazamura ibyishimo by'u Rwanda bagasika mu gitondo saa 7 nimugoroba saa 8 gakeka cyangwa gasambundi wicare kuri Manzi na Innocent TV urebe ibyiza byinshi tuba twaguteguriye ndagusaba gukora subscribe rero nimba utari wayikora kandi nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bijye bigera kure cyane hashoboka uyu mwaka rero dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito muzajya mubona abatumirwa benshi bagiye batandukanye umunsi ushobora kwibaza ngo dufite nde imbere ya screen zacu umugabo udasanzwe Mr Kaganga wa Muhoza salamu imeze bite wana ngo hayi kaze kuri Manzi na Innocent TV biraneshe cyane ubwa mbere nje mukuru cyanyu ubisanzwe tubyakiriye ute ni byiza cyane urumva muri media nimazemo hafi imyaka n'ingahe ariko iyo hari n'ikindi kinyamakuru ugiye gukoreraho utarusanzwe gukoreraho haba ari iby'agaciro cyane mbere yuko dutangira ndagira ngo ugire ikintu ubwira abakunzi bawe ndetse n'abantu badukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV twinjira mu kiganiro kidasanzwe cy'amavuta akomeye cyane cyane ikintu cyose buriya gifite amavuta aba ari sawa mbere na mbere kabisa manje gusuhuza abantu baherereye mu ntara zitandukanye abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'uburengera bwacu ndabizi ko bankuru cyane harimo abankunda cyane harimo n'abanyanga ariko bose izo ngeri zose aho ziri ndazisuje cyane abari muri Arabia abari mu Burundi Australia n'ahandi hose ndabakunda cyane voilà cyane sasa rero nanjye nongeye kuguhereza ikaze kandi nanagushimira cyane kuba wemeye kuza kubana natwe uyu munsi wa none ndabona ufite vibes zidasanzwe ubwa kabiri ngaragaye kuri kamera nambaye net reka sinjye ndamani ibintu byo kubyibikabye ariko ntakabisha kuki wabikoze se bitewe n'ikiganiro ngiye gukora ikiganiro ko kinteye ubwoba kivunira mu mavi kiravunira mu mavi Kaganga wa welcome
wisange wirinde gusandaguza ibyo usanzanga. ntabwo natatira burya umuco usanga ugendera ku muco ya cyane uri umwe mu bantu bari kuvugwa cyane, bari gusakara mu social media cyane, ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko nanjye rwose nagutumiye uyu munsi kugira ngo amatsiko mfite n'ibyo ndi kwibaza tugiye kuganira ku ngingo zigera nko kuri 3, turajya tugenda kuri imwe kuri imwe. ndiyo kabisa uri tayari? ndiyo Nizere ko utari buze kumpfunyikira amazi cyangwa ikibiribiri, sibyo? ahubwo se wampamagaye cyangwa njye naguhamagaye wampamagaye ko ngenda gushaka cyane urashaka guhereza abantu kuri none uyu munsi nshaka ko tuganira tugasasa ibisasika ibisasika bakabita mu gishanga ntabwo nje gusenya cyangwa gusambura. urashaka gutanga ukuri ni impanuro. Kaganga twihuse ndagira ngo umbwire neza nasobanurire neza abantu badukurikiranye nimba koko ibintu bivugwa ari byo cyangwa se atari byo. Icyambere uriya mwana mufitanye na Muhoza n'uwawe cyangwa se uwawe? Uriya mwana bivugwa ko mufitanye na Muhoza, ntaza kuvuga ngo uriya mwana mufitanye na Muhoza nkaba mbyemeje 100%, ushobora gusanga atari uwawe cyangwa se ari uwawe. Uriya mwana bivugwa ko mufitanye na Muhoza n'uwawe? niba nawe ufite ubwangu umugabo mu bandi ariko uriya mwana ni uwanjye. Erega uburyo umwana yakwanditseho aba ari uwawe, ariko mu bundi buryo uriya mwana uko bimeze kuko uriya mwana ari hagati y'abagabo babiri. Reka gute se ubwo ngubwo? ni ukuvuga ngo mwana wanjye none murantuza mu myaka ashize, ni ukuvuga ngo niba ufite umugore uwo mugore wawe kavuga ko yaryamanaga n'undi mugabo, ego uwo mugabo nawe akavuga ati umwana kuko ntuwanjye ni nk'ikibura buryo urumva ntabwo nzamenya ngo nawe cyangwa n'uwo noneho byaba gutyo. Rega babyina hari igihe babyita nk'amagambo, noneho bikaza kugera nyuma noneho bikajya bikirura neza. hari ukwerura byo muri sosiyete muri rusange, ego hari no kwera none wa mwana abantu burya hari ikintu kidashika n'uwa mwana nawe n'ubundi koko hakaza ari iki, hari wa mugabo n'ubundi banasapire pire hamwe uvuga ati no gufata 15 ugiye kubafata ugiye kwatanga muri divorce nako muri BNL ntabwo nakuguramo umuceri cyangwa niyo n'uwo mwana cyambara pampa ngakongera ukagura pampa cyangwa n'indi bintu numva n'icyagiye ibintu ubona ko byageze iyo bike kandi utabigarura. Rero wa mwana kuko n'ubundi akinyaritse n'uwanjye ariko ubona mudasa ise ninde nyine uriya washaka kuba ni we Musa n'umugabo se uniyizi ariyizi nyakuri ariyizi mwana umugabo ariyizi. Reka sigaye muvuga isukari ikazamuka sindi bishaka ndagerageza gake nk'umuvuga kuko numva unteye ubwoba se niko ko numva unteye ubwoba uravuga ngo umwana asa na se ariko ubu se ntushaka kumwerura ese ise ntabwo ari ukwanga kumwerura kuko uwo mugabo arazwi cyane n'ibyo byaramenyekanye cyane kurumva kutamuvuga kuko njye hari ikintu nyine binera muri njyewe yego wowe ubwawe umuntu wabita ise akaba utamuzi umunyamakuru mu bane ari aho ngaho. Rego umuntu ubona atagira icyo akubara mu buzima ntukamuvuge mba meze nk'uri kumwamamariza kandi atanangishyuye vese ko bivuga ngo ni Isiyaka niwe uri gutsimbatsimba uriya mugabo ni Isiyaka tu reka ariko se impamvu nanga kumuvuga cyane ntabwo ari icyamamare ntabwo ari umuntu ntabwo ngo neza umutima bimereze ni umuntu utafite icyo amaze mu buzima bwanjye kandi n'ibyo yankoreye byarambabaye sinishaka kumuvuga. yagusenyeye urugo urumva se namuvuga mu kanwa kanjye koko ni korogate naba ndi kwinjiza umusa yandi bavuga ngo ukurusha ibishoro nyine abakurusha byose agomba ngo ndusha ibishoro kuba kuracu bakamuhema amafaranga atagera mu 150 andusha ibishoro gute abishoro mani ariko mani hari abantu bajya bambwira ngo afite amafaranga iriya mbwa y'indaya tabyumva nabi ariko nta bishoro pe ndakeka ko nashidikanya amafaranga yenda ntabwo ari amafaranga arenze ngo 150
inota 150 afite abana 5 kandi abana arabagabura kandi baramwiga akagerekaho n'uwa gatandatu wawe bitira bavuga ngo n'uwawe ku ruhande ahubwo ubundi abo yagiye no ku kinyamakuru na baratamuze mu mutwe reka da yagiyeho nawe rwose ariko none ndapfuye ariko mani tujye kugaruka inyuma abakobwa sinzi kabisa umukobwa agiye kuri YouTube bita Kevin ndaza kumuvugaho yaje kuvuga ati ngo ari kumwe n'umugore wawe yari kumwe n'umugore wawe Shemusi uvuze ngo iki ahita muzibisha mu kiganiro ko kantu muzakumvemo neza kuko umukobwa yavuze ngo uwo mukobwa yavuze ati Kaganga ari kumwe n'umugore wawe Shemusi abibwira Isiyaka yabibwira Isiyaka cyako nyine twari umugore ari aramubwira ko ngo uvuze nyine ngo n'umukobwa mu inshuti yanjye yaje kuri YouTube akuma niba n'idini rya Islam ushobora kuba wenda babemera ko batunga abagore 5 cyangwa 10 ariko se wowe umukobwa ko utari muri Islam uri umwadeperi ujya kwivanga mu idini ritari ryawe mwana ushaka iki baza abagore 3 ari wanjye yasenye urugo nongoshe musa afitanye umwana nagomba vuze n'agakino naryo bahuye man bamera nk'abari gukina saye man igero ikintu nakibaza uwo mwana uvuga uhari sibyo wa Isiyaka utekereza ko Isiyaka yaba yarateye umugore wawe inda mbere yuko mumenyana cyangwa mubana n'umugore wawe uri kunsubiza ngiye nakoze man ubukwe inda imaze amezi 3 umukobwa yarabigutsimye nta kintu kibabaza man badatekereza umugore wa mukobwa umaze kumuha abanagamo kari kode gatari maranzweza mama ari umugore wanjye wagashyizemo se nimba gahari we gashyiremo mane gashyiremo tumenye ukuri sibyo abantu badukurikiranye bamenye ukuri umugore mane wakoye ndaza kuvuga mu kugira inama nk'abantu kabyo mbe bitarutse ariko tujye duha agaciro ubagushatse cyane niyo abaguturiye abayagushatse cyane abayubahirije cyane ariko buriya nyine kaba gakenewe cyane 100%. Reka ibyo tureke no kubitindaho hari ikindi kintu kiri kuvugwa cyane ufite umuntu rwose w'umwadeperi witwaza ibitabo Sunday ushobora no kuba yicara ku ntebe ya mbere muri korali yo ku rusengero rwabo ubu uramuvugaho iki ngo urukundo rurogeye rugeze kure abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi bazira abantu bimereye neza urumva niba umuntu ashobora kuba yiboneye akana nkashyize hariya ndakagaragaje urumva yego ntago azi impamvu mugaragaje sibyo njyewe ntabwo wazambwira ngo ndagukunda njyewe mubwire ngo ndakwanga oya ntabwo nkoze amahano umwana ndamukunze bibaye ikibazo muri nyarwinshi ahubwo muri topic erega navuze ngo uyu munsi ngiye gukora operation nazanye list ahangaha ndaje bahereza ukuri ihangane niwo mbwira ijambo rikamwubaka ayige cyane utiga azajya kwiga muri gikuriro cyane mukanya uze ku mwanya njye umwanya urawufite wisanzure rwose 100% kora ibyo ushaka uzi impamvu yatumye nza kwicano yanyu hari amacano menshi abashaka ariko ngewe kinyuranyo nge kuzanga man ganyo ndabikurikirana byanyu ahubwo nge ntabwo nshaka kujya handi kuko hari ukuntu munyuma umuntu man hari ibintu man bikunda kubaho nawe uri inyuma akanajya mu muntu wabyumva wakumva akagenda agakora cya kintu hariya kugira ngo ejo azagushake wongere nawe ugende umbwe rya jambo murindi kandi kuri cya kinyamakuru ajya gucuza views man kandi ibintu byose man ni porampona pore ntabwo wanshakira niyo kuza ngaha nuko nshaka gutanga icyo nshaka kuvuga cyo cyane rwose wisanzure kabisa iyo cyo nshaka rero kuntu cyanza ni muri munsi ni ikindi kibazo ndagaruka ubwo ni ikintu kimbabaje kuruta ibindi cyane umbe ngo noneho by'umugore byo byararangiye byararangiye aho ndi kwibaza why umuntu ashobora kwifata akaza kuri YouTube akaza akavuga amagambo dukundanye icyumweru kimwe mbonye ufite imico mibi basha kugira gute kuba nagendera cyane ya so sifite uburenganzira bwo ntabwo ngukunda cyane 100%. hari amafaranga amazi ngo wandiriye amafaranga oya gukunda no gukundwa ni ibintu
hagati y'abantu babiri baba bashaka cyane uriya mukobwa Kevin rero icyo kintu cyanzanye kugira ngo ngire icyo nsobanura ku banyarwanda n'abanyarwandakazi n'abantu bari hirya no hino mu bihe bitandukanye uriya mukobwa twamenyanye mu gihe kitarenze icyumweru kimwe ariko njye ukuntu nsanzwe ngiye Kaganga ndi umuntu ugira umutima w'urukundo kandi usabana cyane sibyo uriya mukobwa nta gihe kinini nakundanye nawe reka da hari ibintu biri aho ngaho kuko twahuraga n'abantu b'inshuti ziwe mu cyubi avuze namwishyuraga inzu reka mvuye muri Kenya ubuzima bwarangaranze na mfite ipantaro imwe mwishyuye inzu se amafaranga muyihe njyewe n'urukundo rusa naho rwananamyemo icyo kikaba kimwe umukobwa araje ko akunda ibyo ko abakobwa b'iyi minsi bakunda abasitari umukobwa ari kuza ameze nk'umukobwa nuza Frida wose uriya mukobwa wumvishe ko atwite agenda ngo hariya avuga nimba atereyerere uriya mukobwa nta guciye mu ijambo avuga ko mwakundanye kandi igihe kitari gito gusa urukundo rwarogeye nashake ibyo bintu babifate babyongere gukundana nawe niba njyewe nakundanye nawe nkamufata gukundanye icyumweru kimwe abona hari imico mibi mani kamubwiza kunyira rero gukoresha ukuri bacamo cyane aba ari byiza buriya ntabwo njyewe menye ngo nkabo cyenda kubonye kuko njye buriya mu buzima ngiye urukundo cyane nita ngo umuntu ni iki imico yawe nzabimenya nyuma cyenda nkajya kumva nkumva kominikana n'abana indaya Isiyaka uri indaya ya runaka uri indaya runaka none muri ya genge inshuti yanjye no ikaza isanga none dusa naho tugira amakimbirane ndakure kukagenda reka uzambwira ngo uratwite kandi mani njyewe ahubwo nsanga none nongendeza umwana wa Isiyaka nibyo bintu ngenda uriya mukobwa bivuga ko wowe nawe mwakundanye urukundo ruri hejuru mukagera naho mupanga ubukwe ahubwo ngo ikintu ngo kigiye kwica ubukwe akaba ari undi muntu uri kuzamo nawe turi buze kugera ngo ngari kubona ko ufite undi mukunzi uriya mukobwa njyewe ikintu nibaza njyewe nshaka no kwihanangiza uriya mukobwa mani uriya mukobwa arajya kuri YouTube akavuga amagambo atarabayeho ese arashaka iki namutenda se njye gukuna nawe ntumubwiye ngo ni icyumweru kimwe ntabwo munumva ni indaya y'inshuti zanjye ba Isiyaka baryamana kandi urumva n'ikiganiro cya mbere bo bashatse gukora ikintu kimeze nka trick ikiganiro cya mbere cyasohotse ni Isiyaka cyumukoresha kuko buri Isiyaka ni ipfundo rya byose buri Isiyaka ni umugome mubi cyane Isiyaka arambabaje ku ruhande rumwe abona nta Kaganga na cyari wawe ndagafurushe ni kakandi cyasokoza bikemera we none wakora iki afata umwana w'umukobwa hari n'abanyamakuru babihaye ukuntu haraza mukora ikiganiro vuga ko Kaganga amukunda bura umusitari cyangwa uraza kubona izindi ntonge imbere nose ubwo wakumva gute mani uri umuntu uvuga ngo runaka ndamukunda ngo yaranyanze ibyo bimaze ikizi niba ari n'amazi ntabwo ahubwo baraguje nabi reka cyakavuze ngo namurire amafaranga none ikintu bari gushaka kujya ni ukusenya kuko bazi ko mfite channel no gusenya izina ry'umuntu ariko ntabwo cya muri buriya buryo icyo ni ikiganiro cya mbere cyasohotse avuga namwishyuraga inzu yere none ze tuvuge niba nanayishyuye nuko bitabayeho byari byiza ahubwo navuge ngo namurire amafaranga kumva ko ndi bihemu cyane ariko wa mukobwa bakebinahure uri umukobwa mwiza ushaka ko dukundana hari amafaranga nakuririye hari inda naguteye ushaka iki ni hiti se basi mufashe nandi mukubita izibiki kuba mukundana byo murakundana kuko hari n'ibimenyetso hari video uheruka kujya hanze akavideo aheruka gushyira hanze muri gusomana rwose mwizihiwe bigaragara ko abo bantu mwembi muri mu rukundo niba uri umuntu nawe ukunda gusesengura ukareba ushaka kureba ikintu ugasomamo wamura ikintu kimuri urumva uwo mukobwa yaraje nsanga ku kazi ari kumwe na mugenzi babaye nka timu n'ubundi bakoze ikindi kiganiro ahandi hantu baraza urumva ngiye mukunda niba twarakundanaga nkabona uri indaya y'inshuti zanjye muryamana byose bingeraho nabishoboye noneho tena nkakwanga nyine ndakwanze uramujugunye waraje ari gushaka kuko abona ko umukobwa wajya abonye ufite akazi araje turicaranye yaraje mugenzi gutya twicaranye
kuba baje ndabasengereye umukobwa arangije mugenzi we ashyira muri sinap akabido bati kuyawe budisi ngo mugikomezanije urukundo ngo byaba ari byiza ngo ase ko byarangiye akubita muri sinap barazumena umukobwa yaramfashe gutira kuri akunsoma ze kukareba we yaramfashe arahurura kuko nini cengaha nawe cenga we yaramure ngo dusomane kandi numangere ndi no mu kazi kabisa kandi yewe nakoraga ni supervisor w'abakozi yego man je bikana n'isomo zo kukitegereza ntago umuntu ari umuntu twakirinze ngo yego gushimye tekana cyo cyarankuruye cyangura ngo yewe none marakarishisha hita ariko genda kagangura umustar man none se kaga we kuri side yawe ubona icyo uriya mukobwa ashobora kuba gukurikiranya hari iki ni amafaranga ni ubustari ni iki oya ikintu hoya ntago ari ubustari si n'amafaranga ahubwo bo ikintu numva cyo bashaka kuba bagiraho urumva ntago ari kubikoraho wenyine afite umusunitsi inyuma uri kumusunika n'isi yaka kuko azi ko ibintu yakoze mani ni wamwinje muri ibi bintu ikiganiro cya mbere yagikoreye yego te nawe ari kumusunika amubwira ati amusunika amubwira ati kora ibi ngibi dusenye izina rye kora ibi ngibi cyane zasubira inyuma kora ibi ngibi wumve ko muhoza kwahukana ko kugenda kwe wa mugabo yarindaye nicyo kintu n'ubugambanyi noneho bari kubugambanira n'ubugambanyi reka ariko uriya mugabo n'uruhara ruri ngo ntiyaga mureke naramubwiye ngo mbere ko ajya kujya muri Kenya manenge ariko muri izaka kubitso wa mugabo nzafatire fanta nawe uri kuyifatira ase nk'umugore wa Siaka abonye ibintu biri kugenda bitya ari kugenda asenya ingo z'abandi ariko mwana wa mugabo bimeze biti akigire ruhaya atari ruhaya mwana uriya mugabo yagize rupfubuzi kandi agira ibintu bizamukomerana umuryango w'abana batanu aho akoresheje ikiganiro w'umukobwa wese ntabwo yagenda atamurongoye reka ararongora yagira mbure izashusho yagiye izashushuka mani kaza w'uruhumbu umwe nk'amagaragambya ye ararongora kandi mani ntakoresha agakingirizo reka agukoresha interview hari igihe abantu bajya bareba nk'ibiganiro ajya akoresha abantu ari ibiganiro ntabwo yagukoresha interview atasinze abantu bakurikirana iyicana bagende bareba ibiganiro akora avuga ibintu ako kutamenya no kwandika no gusoma ni nabyo ni ase ntago abizi ibyo ngibyo ntago abizi wabikora bino bintu utarize utatandika utagira uti semane ko ari ugushakisha umugati no buzima tomo ntabwo naje gusebya ariko ibintu yo gushaka kugeraho man niba ubona ko niba nsenyuruka akabona nta kintu mvuze abana cyari wawundi ibindi ari gukora nta nyungu man nta nyungu abifitemo ukumva ko kushaka ngo umuntu umufata umusunika ajya gusenya izina ry'umuntu nta kintu byamumara ntacyo bose uriya mukobwa ntabwo ari muri kuburyo yabuze umukunzi nanjye sindi umusore gitangaza mfite amafaranga noze ubwo wari ushize mu nyurabwenge ni iki mfite se ndetse dufavore se ba wasanga abona iyo face yawe akavuga ati umusore ariko nyine ntabwo ndi kwibaza ariko uriya mukobwa ndamwiyamye Kevin ndagusabye ndakwiyamye ahubwo shaka icyo ukora ndetse n'uwo mu manager wawe uwo mu manager Siaka uri kumanaginga gukora ibintu gusenya umuntu ibyo akora ntabipanze nabi mwegera umuntu abakorera script neza kuko baranamumagaye nabati ibintu barimo nta shingiro nta gaciro uzeho avuga ngo namuririye amafaranga aritwaza urukundo ariko icyo nabwira cyura mukobwa njye tena n'ubu mutugana n'abakobwa muri rusange imana njye nta rukundo nigira rwanakizemo wa mukobwa ni ngwanda gukunda narakwereka kwa mama uzamenye ko mubeshye ako ni akantu ka mbere k'ibanga njye nta rukundo nigira muri njyewe niba ngukunda biri aho ngaho nta kuvuga ngo ejo tuzabana kuko mani njye ndacyafite mani byinshi biri muri njyewe ndacyafite depression ndacyafite umwanya wo kwitekerezaho ndacyafite byinshi bambana akajagari kabisa none se nuramwade pero uramubeshya ko mani nturajya kumwerekana oya mani urabona njye mani izo hasi njye zirimo mani gukundana no kujya kwerekana n'ibintu bitandukanye turi inshuti ntago mukundana mukanya uravuze ngo mukanya uravuye tone mukanya urambwiye ngo ninkubwira ko ngukunda nta najya gukwerekana kwa mama ntuzamenye ko ngukunda ubwo ni inshuti yanjye rero
nawe ntago umukunda? Yego nawe ntago umukunda, biri kuri standard iri hejuru. Kuko ntago namwijya kumwerekana kuko ngiye gukunda kwanjye. Ngiye kuvuga ngo ngiye ngo dukundane biraho bisanzwe. Kuko kunyinjiza muri mu byo kubaka cyangwa ibindi bintu biri hejuru ntago biranza mu kare na gato. Wowe tuvugane baramutse gute ni sawa, ariko agende ntange ngende kuko nta bindi bintu biri hejuru mana. Nta kubikaza. Tuvugane niba ngiye gukundana kuko n'uwo nawe ndita kuko turi inshuti kuko ngiye mfite gushaka byibura mu yindi myaka nk'itanu iri imbere. Kuko njye naravugutse mana kuko nakoze uko mfite imyaka 22. Urumva te n'ubu ngubu mfite 23. Hari abasore benshi bafite 30 cyangwa 28. Rero mani bamenye itekereze bambana akajagara. Ubona riri ikintu azaze kuri kamera ko mu muri iki. Yes. Uwo mvuga ngo namubeshye ko tuzabana, n'uwasaba ngo nabeshye ko tuzabana. Divorce mvuye muri Kenya maze amezi angahe mu Rwanda. N'amezi 3. Ayo mezi 3 maze mu Rwanda. Iyo divorce nayo ko nyikoze ubu ngubu nabwo ibyo byabaye bikiri muri process, ubu ngubu navuye kwa note turi mu rukiko. Nagiye kumwiza ko tuzabana, sibwo nari ncuko y'amafaranga. Wirandazi ikora amafaranga. Ariko reka mana umunsi umwe nzamufata aka video ari nkabisi bimari iki zo nakoza no kuri YouTube. Nero bwa mbere n'ubwa nyuma ariko bamaga henje mani nge nimbanze nitekerereze. Banze mfate amashuri ya Misinda harangiza. Nagahura wa mukobwa wahure. Wumva ngukunda kagana. Mu mwanya banze itekerezo nje nagomba gukunda fite. Ngushaka dukundana gutyo dukundane. Ariko ibindi zini nshingano ni mu myaka 5. Byiba numva ko namaze kuruhuka mu mutwe niki. Yes. Na hasumana kuri Imana ndakunda ariko bambare bere kuneza akajagari kabisa. Kevin hindura icyo uri gutekereza, shaka ibikorwa utakoza naho izo drama ni haramunze ngwiro basi uje kubibwira iwacu nanjye nansane n'abandi bose Imana umukobwa kugira ngo ngorangunda ntajye kunsaba nkambwira icyifuzo cyiwe. Kaga twenda kugana ku musozo gato, nyuma y'ibi bintu byose biri kukuvugwaho, ibi bihuru gucamo ngiye kubwanjye na barako bitoroshye, uratekereza iki, urapanga gukora iki? Muri ibi byose ikintu kindaje kinga cya mbere ni ugushakisha amafaranga. Yes. Gushaka amafaranga. Ikindi cya kabiri ndi mu gihe cyo kwibagiza ibyarangiye. Yego. Wumve ko nge no kuba no muri ghetto naziretse iwacu kwa mama wabyaye. Neza. Urumva ndi kubi iwacu kabisa kwa mama kuko ntabwo nshaka stress ngo kwishyura inzu bakibiki iwacu kwa mama. Yego. Suko nahora nawo mu nshuti zanjye ariko nshaka mani kwaje ndo kumusaba. Ugira amahoro w'umutima. Ibindi bijyanye n'abakobwa bwo sinana rutinda. Abakobwa gukundana niba umunda ni byiza cyane. Niba kende niba umunda naza bibwira iwacu. Nabibwire mama wawe. Akandi ikindi muri iyi minsi cyo ndi kwita cyane gusenga mama. Cyane. Genda remerewe. Hari ibya mbere birandemera. Ari record watubwiye ngo uri butwumvisha ariko sinzi nimba byarangiye. Record man, record nge ni umugore. Ni umugore. Ni wibwiwe. Yanutse man. Madamu wawe uriya. Kandi nabwo yanutse. Ngewe urumva umugore mba twatandukanye. Kandi umwana akaba ari wese ya. Saka kamwe wibwe yatwaricanye kandi atero kaganga. Uyu mwana nako umbabare kwa nateye umugore wawe. Nanjye ntabwo nari mbizi. Ari muhoza n'abakambwira ati kuri telefone umbabarire ntabwo nari nzi ko nasamye ndayisiya. Yego. Ari umugore akubwiye gutyo n'umugaka akubwira gutyo. Yakigiye nandi kumwe n'undi munega man. Nangura n'akantu aho ngaho tugana n'abagabo kabisa. Warenze iki? Ntacyo. Noneho bigeze nyuma umugore arahamagara ngatera umwana yarwaye. Iyo umwana yarwaye ahubwo dushaka icyo cyo gukora nanyaka amafaranga yo kuvuza wa mwana. Utari uwawe. Oya mwana ntabwo njya mbitindaho mwana. Kuko amababy shower imyenda y'umwana ndetse n'indirimbo nacurangiye umwana muririmbiraga mu buri gihe nijoro mwana. Wara wicaye. Ni byinshi mwana sibyo? Umwana n'uwanjye ngo no gushaka umwana bamuvuza. Umugore mu gihe turi no kuganira warafata arambura ngo urumva barifata gutya haramuka pe. Ngezo nambwa rero uyenuka basi niba twarabyaranye n'uwo mwana kuko sinavuga ngo n'undi mugore mba tumuhuriyeho
basi uwo mwana uzamufata umuzane no mu rugo Yego. mama mumubone kuko mama amuheruka amuheruka tujya tuva kwa muganga Yego. cyangwa yaribonye bavayo n'imodoka umugore ngo umva ngo niba mushaka azaza murebe niba atamushaka azabyo n'ubundi nta kintu yari kuza muzaniye byose reka njye mwumvishe kano kari kode muri kode zirenga 100 mfite ziwe henda ko nkakumvishe gushaka n'ibibazo ni hasi mwabasore tukangira gushaka unatanga inama nyine ku bantu bashaka kuzana abagore inda bakiri bato n'iki niyo abantu bihuta gushaka niyo mbasabye niko hano barangije kukumvisha ibindi barimo barashwana na Shemusa umugore neza muhoza arimo arashwana na Shemusa n'ubundi ngo umwangu ari kumwe n'uriya undi ari kumwe n'uriya numvishe awi ndeka mwumvishe Zarata kudashaka umani waba umusitari nawe nakumenyekanishe n'ibindi byose ariko mani icyo navuga cyo tunasoza kuko nanjye mfite gahunda cyane gira inama utanga ku bajama ndetse n'abasista biyitirira abantu icyo nabwira umukobwa cyangwa umusore mwana yanjye imana ubwo gushaka ntabwo ari agapira ikintu cya mbere kibi cyo gushaka wumva ko ari firingi ariko iyo ushatse umugore imana ni ikintu kizajya gihora mu mutwe wawe firingi zawe n'umugore wawe mu nzu ubuzima mubanyemo mani ibiboro mani birebire byadanje sibyo nta mpamvu yo gushaka shaka inoti basi niyo mpamvu nsigaye numva nk'inshuti yanjye basi yanatera n'umukobwa inda akajya amenya umwana wiwe nta bintu mani wonga ugiye gushora umugore mu rugo kuko abakobwa b'iyi minsi agukunda icyo akubona cyane kuko umaze kubyara umwana wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane rero bimaze kugera kuri standard y'uko ushobora kuba ufitemo babiri cyangwa umwe hari abandi hari ubundi muntu kandi abagabo mani hano hanze benshi benda gusa si n'abagabo gusa hari n'abakobwa n'abafite ibikomere nabo kuna n'abatibe bajya igihe cy'ubukwe nakora bamuzaniye umwana nyine twese byabaye gutyo ariko mu byo kwesha amahoro shaka ino basi amafaranga azimbere cyane umusore ufite umwana araryoshye umukobwa ufite umwana araryoshye ni ibintu umuntu agomba gutekereza neza nko mu mwanya gushaka kire kushuka binera byarangiye kumfata amafaranga ngiye kugushaka ngo ndagusabye kereka ro yatanze kuko mani bavuga n'ubundi bizajya n'ubundi ko n'ibindi byagenze gira ikintu rero ubwira abakunzi bawe tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu tunagushimira kuba wemeye kubana natwe mu minota itari mike tumaranye aha ngaha icyo nabwira abakunzi bankurikirana ndetse n'abafana muri rusange bakurikirana iyi YouTube channel nabwira cyo ku bintu bajye bareba niba baje bakavuga ku muntu ese babanze bamenye ese iki kintu kiri kuva hehe yego intandaro yacyo ni iyi niba umuntu ashaka kuza akavuga ngo zina akagango twarakundanye nyine gukundana se si bibaho si byiza cyane none se hari ikibazo nose niba naramwanze hari ikibazo ntabwo barebe bashishoze nose nicyo ashaka icyo ni bashishoze ku biganiro babona bashyiremo inyurabwenge zabo cyane sibyo yego bimfata nabi cyangwa faturiya nabi babanze barebe usigaye usenga imbaraga uri kuzikura ese mani mudasenga cyane ahubwo bafashe bari kunyura mu mavuta pe kandi ikindi ngaruka uwo nabwiye nabi nabyihanganiye navuze ibiri navuga ibitari yego urumva uburyo umuntu uko akweretse ni kumufata cyane isiyaka y'imico yawe ihindura nagusengera nzakujyana ikanyara kuko abakobwa hano hanze ugendere mu kiro bose baje kuri kamera wari gito cyane kaganga turagushimiye cyane musa murakoze cyane numva mbohotse yego ubona agira inama nk'uko nabivuze hejuru ubona abwiye ikintu kikamubabaza ihangane kibuze kimikwe ku mutima abariho ngo Kevin namugira inama ari na Isaac ibibi byiwe ntabikosore namugira inama nabona ngo wowe wumva ko mugira inama yiki yego sibyo ubona agira inama wafashije waba wafashe utafashije cyane ntabwo mbanga
reka tugushimire cyane rero byivuye inyuma ndagusuje sha mwana wanjye. Umwana yitwa Megan. Yitwa Megan. Wasaba umwana afite ibibazo mwana. Najya wenda bibisha abantu ubukwe bwawe yabone ngurani wese. Ariko Megan cyane. So rero dushimira n'umuntu wese wari udukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV. Turabinginga tubasaba cyane gukora subscribe no gusharinga ibintu byacu no kutwandikira muri comment icyo twahindura ndetse n'icyo twakongeraho. Dushimira cyane n'umuvandimwe twari turi kumwe kandi tunamwihanganisha ku byari gucamo nta kitagira iherezo. Turabakunda cyane.